hari inzozi umuntu arota Imana ikukuburira ko hafi yawe hari indyarya ziri kukurimbura buhoro buhoro. Ukizirota ntukajye wirirwa ubaza, ujye umenya ngo hafi yawe hari indyarya. Yego. Ndavugamo nk'eshatu gusa cyangwa enye. Hari indyarya zikuri hafi zirimo kukuzonga, zirimo kukuzenguruka, zikugambanira. Kubera ko uyu muntu ngiye kubwira Rodrigue, yego, ni umuntu ufite abantu yizera cyane, ariko akaba ari mu bigerageza atazi iyo biva, kandi akabona biraterwa n'abantu. Erega ryo ari igihe tugira ibigeragezo ariko tukabona biraterwa n'abantu, ariko ntitumenye ngo uyu muntu ninde. Turabasuhuje kandi turabakiriye mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana bane namwe. Turagose kandi mu kiganiro cyacu cyiza, ikiganiro tugiye kugaruka ku nzozi. Ushumba ariko hagati aho mwambaye neza. Murakoze cyane. Nawe nuko ariko utawuzaniza iyo shenete nyishyireho ku mukara, ibaye ari umwe byaba ari sawa. Ewe nabugana umukara ujya ukubera cyane. Waranyanduje so uhora wambaye imikara, ariko igishati hari umwenda w'umweru ugira. Ntaho pe. Ingofero umukara, ishati umukara, ipantaro n'inkweto n'umukara. Yego. Cyangwa uri neza, mujye muri comment mutubwire. Uri kuri condition cyane tubimenye mwa. Okay, urakoze cyane Rodrigue. Nawe urasa neza. Na Christian arasa neza. Imana imuhe umugisha. Amen. Turabakiriye rero mu kiganiro cyacu cyiza cyane, kandi mu by'ukuri ni ikiganiro mumaze kumenyera, kandi si ukukimenyera gusa, ahubwo ikiganiro kibasha kudusobanurira ibintu byinshi twibaza tutari tuzi, bikadusobanurira ibintu byinshi twibaza, byaba mu buryo bw'umwuka no mu buzima busanzwe. Mushumba rero mwakoze kuri iki kiganiro kuko kiri kunyara gifasha abantu benshi. Mwakoze nawe. Mbere yuko rero dutangira, reka mbanze mbaho umwanya mwakira abantu tubone gutangira. Ndabakiriye abantu badukurikiye, abadukunda, abari buze wenda ari abashyitsi. Hari ukuntu nyine abantu bagenda batugana ari abashyitsi, abagenda bakora subscribe. Imana ibamugisha. Ndabakiriye, nawe ndakwakiriye, na Christian ndamwakiriye, abantu bose muri rusange badukurikira ndabakiriye. Hanyuma ndabifuriza umugisha w'Imana. Murakoze. Yego. Mushumba rero mutwemereye, mbere yuko dusoma comment nkeya z'abantu, tubanze tuvuga icyo nifuza kumeza kutuganizaho no munsi, noneho tubone gusoma comments, tugaruke nyuma tujya mu kiganiro nyirizina. Yego. Uyu munsi mushumba nifuza ko mutuganiriza, mu minsi yashize mwatuganirije ku nzozi umuntu arota bikamubwira ko agiye kubona intsinzi vuba. Yego. Kandi abantu benshi bijyanye na comment twagiye tubona, natwe ubwacu twagiye tubona ko ibintu mwavugaga mu by'ukuri ni ukuri. Ni ukuri cyane. Byatumye nifuza ko mutuganiriza uno munsi. Hari nk'igihe umuntu arota, akarota nk'umuntu uzi akwirukanga nenda kukwica. Mubonga arota Christian arimo aranyirukanga yenda kunkubita nk'ibuye. Cyangwa ishoka. Kandi mwari mwirira mwe museka. Cyangwa se ukarota undi muntu uzi arimo arakubwira nabi. Cyangwa se ukarota muri ubwo buryo abantu uzi bagukoreye ikintu kibi. Ibyo bigatuma nibaza, kandi akenshi iyo ubyutse uhita unakanguka. Yego. Icyo bakora uhita ukanguka. Buryo izo nzozi bigorana kugira ngo nazibagirwe. Yego. Bigahita bituma nibaza ni uyu munsi muze kutuganiriza cyane cyane kuri izo nzozi. Yego. Mudusobanurire se izo nzozi ziri muri ubwo bwoko zaba ziri muri bwa buryo Imana ikoresha kugira ngo iburire umuntu cyangwa iduhe ubushishozi. Cyane urumva aho Christian ndumva baza ari nyinshi ngewe. Urakoze cyane. Reka dushimire Rodrigue ku kibazo cyiza abajije. Akenshi iyo abantu bakunda kubirota,
hari n'abarota bene wabo babanika cyangwa inshuti zabo zibanika, ariko zirahari. Wenda ubwo ubajije gutyo mpite ndeba nka zingahe zishobora kudufasha kugira gusobanukirwa. Akenshi izo nzozi Imana biri kuburira umuntu. Ngira ngo ari ikiganiro duretse gutambutsa kivuga ko umuntu atsinze abanzi be, ibintu bisa gutyo, cyangwa bamuri hafi. Hari igihe rero Imana ihitamo gucisha mu nzozi. Buri Imana ntabwo ari gateranya imiryango. Ntabwo Imana iteranya umuryango. Niyo mpamvu Imana ivugana n'umuntu bijyanye n'imikurire ye n'imitekerereze mu mwuka cyangwa n'ubwenge afite. Ubwo atari cyo warumbajije, ariko niyo mpamvu abahanuzi bura rimwe na rimwe nko mu matorero dushumbye tubasaba kugira ubwenge no kubaganiriza. No kubaganiriza kugira ngo badasenya imitima cyangwa imiryango. Rero Imana isigateranya imiryango. Hari igihe Imana ibiri kukuburira ikabinyuza mu marenga ikakubwira ko hari abanzi bawe bari hafi, ariko bakuryarya, bindyarya, baguhiga, badashaka iterambere ryawe, ariko b'inshuti zawe cyangwa abavandimwe bawe cyangwa mu bana ariko hafi aho. Imana igahitamo rero kugira ngo ibicishe mu nzozi ikabinyuza mu marenga. Hanyuma hakaba umuntu birota akiryamira akisinzirira, mu by'ukuri ahomba, mu by'ukuri akabona ararwanywa, mu by'ukuri akabona afite ibibazo cyane, ariko yareba mu banzi be akabura ikimenyetso na kimwe. Buriya tujye tuvugisha ukuri, umunyarwanda yavuze ngo ntawe uyoberwa umwibyi, ahubwo ayoberwa hamuhishe. Rero nta muntu uyoberwa abanzi be. Urabizi, ushobora kutabamenya bose, ariko abibanze urabazi. Abibanze byanze nese ufite umuturanyi mubi kubimenya, ukamenya guhitamo uyu wajya gutumira, ukamenya muri karitsiye. Wenda ngewe ahantu ntuye ndi umugabo, ako ntawe uratuye, ntabwo uba mu cyari. Uzi ko ushobora kujya gutumira wagize nk'ibirori runaka, ukajya gutumira nko mu wundi murenge, usize umuturanyi ku irembo. Ese kuki ibyo bibaho? Ni ukuvuga rero ngo umuntu ashobora kumenya umwanzi we w'ibanze akaba amuzi, nubwo utabamenya bose, ariko akavuga uti uyu wenda urakaba, kandi mumamuziranye burya mu mwuka muravugana. Buri mwuka si ikintu, mu mwuka buriya mumamuziranye muraganira nijoro, buriya mufite ukuntu muganira, niyo muhuye ukaryarya ugaseka, ariko imyuka yanyu iraganira. Rero hari igihe uba ufite abandi bantu b'abanzi bawe ariko b'indyarya zawe bakuryarya ntubamenye. Noneho washakisha ibibazo uri guhura nabyo, wareba mu banzi, wareba ukabura ikimenyetso kigaragaza ko aribo babikoze. Ari intambara igaragara, ariko ukabura ikimenyetso cy'uko aribo babikoze. None ukavuga ati se bivahe, nkurikije iki kintu naho nuko kimeze, ntabwo uriya muntu ariwe wagikoze, kivahe. Kubera ko kiba kihishe, kandi Imana akaba atari gateranya imiryango. Kugira ngo ubanze ukure mu mwuka, mu mitekerereze, igahitamo kubicisha mu marenga, ntimeshoninga umuntu ngo nindi, ariko abicisha mu marenga, ishaka kukubwira ngo rero wishakira kure mu bantu bawe ba hafi. Gira ubwenge. Ufite abanzi b'indyarya bakwihishemo, ugaburira, wambika, baryama iwawe, unatwerera, unahana rasiyo. Hafi aho munatelefona muvugana amasaha 3. Christian mukanya nabonaga ari kuri telefone yimaze amasaha 4, nkuriya mukaba murimo kuvugana, wamara gukupa agata afata agahera turaka kubitwa n'inkuba ya saa 8, umaze gukupa simvuze ko ari we, ariko hari umuntu ushobora kuvugana amasaha 4 yanihwereje, ariko wamara gukupa iryo jwi akaba yari rekodinze, akavuga ati ngeze amahirwe ndaribonye, akarimanukana mu bapfumu. So rero hari ukuntu Imana ica mu marenga, igaca mu nzozi, kugira ngo umuhanuzi atabihanura, kugira ngo undi muntu atabyerekwa akabikubwira, mukaba abanzi batatu. Kabuti yanteranije n'abantu, Imana igahitamo kubicisha muri wowe, ikakwereka inzozi. Hari inzozi rero Imana ishyiraho zikwereka ko abanzi bawe bari mu nzu, b'inshuti zawe cyangwa abavandimwe, bega n'ababyeyi bajya batubera abanzi.
ababyeyi bakaduhinduka. Dawidi yarabivuze ngira ngo kuri Zaburi 27 yaravuze ngo data na mama nubwo banyanga. Bijya bibaho yuko ababyeyi nabo bashaka kutubera ababyeyi gito, niko mu Kinyarwanda bavuga. Imana igahitamo gucisha inzozi aho ngaho kugira ngo umenye ko hafi yawe hari indyarya ariko zishobora guhimwa n'indyamirizi. So hari inzozi rero nuzirota ukazibona ukabona zaje, ujye umenya ko hafi yawe hari indyarya ariko zihimwa n'indyamirizi, zikuri iruhande, ugaburira ukora byose, so bikagenda gutyo. Imana igumugisha. Yego. Mufashe uyu muntu. Katinga. Nta kereka dukomeze namufashe. Amufashe nta kibazo. Kadukomeze. Yego. Mushumba rero munyemereye mbere yuko mutubwira izo nzozi, ndumva twabanza tugasoma zimwe muri comments nkeya z'inzozi abantu bashize. Noneho tugahita dukomereza ku kiganiro. Reka mpere kuri groupe. Kuri groupe uwitwa Ishimwe yanditse ngo narose nonora ibishyimbo, ndongera ndota ndi kwahira urubingo rukuze. Hirya yanjye mpabona inzu nini batangiye gusakaza amategura. Bisobanura iki mukozi w'Imana? Yarose arimo gutonora ibishyimbo. Yego, arongera arota ari kwahira urubingo rukuze. Imana irashaka kumuha uburumbuke cyangwa kugwiza cyangwa kumuha umugisha mu bijyanye n'ibifatika. Hanyuma ariko kandi kwahira urubingo asenge kubera ko urubingo si icyatsi kiribwa. Urubingo si icyatsi kiribwa, nukuvuga ngo arimo aragira uburumbuke ariko anasenge hatazagira ibindi bintu byivanga mu mugisha wiwe. Urubingo ni nk'urwiri, ni nk'imitanga, ni ibyatsi bitaribwa, ruranaryana ariko ruranaryana. Ariko rero asenge nubwo Imana igiye kumuha umugisha, ariko asenge kugira ngo hatazagira ibindi bintu byivangamo bisa n'umugisha akazarwana nabyo bihandura. Nibyo ngira ngo nibyo. Yego. So noneho kuri YouTube ku kiganiro cyashize ubushize cyavugaga ku nzozi zigaragaza ko utsinze abanzi bawe. Hari umuntu witwa Kamire Jacqueline yanditse ngo iyo umuntu yarose ari kumesa mu mugezi bisobanuye iki? Kumesa mu mugezi. Kumesa mu mugezi ni umwuka wo guhumanuka cyangwa kwihana. Guhumanuka, deliverance cyangwa kwihana. Yego. Umugezi ukabitembana ni deliverance. Azasengerwe, ashobora kuba hari nk'imyuka iri iwabo cyangwa ibindi bintu birabimugendaho, asengerwe, ashaka abashumba be bamusengere bamukore deliverance. Murakoze, dukomeze. Nerise kubw'Imana yese ngo nkunda ko musoma ibyo twandika. Yesu abaho umugisha. Imana mu mugisha nicyo kiba cyatuzanye hano. Witwa Tumusabe Christian yese ngo pastor baramuse neza, ibyo uvuze byose ni ukuri. Amen. Naho uwitwa Roro yanditse ngo musobanurire kurota wabyaye uruhinja kandi waracuze kera bisobanuye iki? Uruhinja rusobanura ibintu bibiri, ni igitangaza cyangwa mwuka wera. Birashoboka ko ari igitangaza, amasezerano afite, amasezerano amaze igihe ategereje akaba agiye kuyabyara, donc akaba agiye kuvamo igitangaza. Diane uzayisenze ngo musobanurire inkoko njya kuyifata n'ifi mu nzozi. Inkoko n'ifi? Inkoko njya kuyifata ngira ngo nibyo arota ajya gufata inkoko n'ifi. Ikindi kuki inyoni ziza mu nzu ku manywa birasanzwe. Murakoze. Ndumva ibyo bintu ongera usome neza. Warota ajya gufata inkoko nandi kumunda genekereza. Arota ajya gufata inkoko bikagenda gute? Inkoko njya kuyifata n'ifi mu nzozi hanyuma bikarekeraho. Ikindi ikindi yaravuze ni iki? Ikindi ngo inyoni ziza mu nzu ari ku manywa. Ariko byo naga birota. Inyoni ziza mu nzu kandi ari ku manywa, inyoni ni bisanzwe ishobora kuza mu nzu, ariko hari inyoni ishobora kuza ari gatumwa. Inyoni iza ari gatumwa akenshi iza ku isaha idahinduka. Yego. Inyoni iza ari gatumwa cyangwa igisiga cyangwa iki iza ku isaha. Urugero nk'inyoni yitwa igihunyira. Yego. Iyo ishaka kuko ni imwe mu nyoni zikorana n'imbaraga z'umwijima. Yego. Zishobora gutumwa nazo, nubwo
ariko ishobora yije ku rugo rw'umuntu bazacunga iza ku isaha idahinduka. Izo nyoni rero niba ziza ku isaha idahinduka asenge, kandi niba hari igihe izi ikazenguruka cyangwa ikaba yaca muri sari ikazenguruka cyangwa zikaza zikabwejagura zigasakuza cyane, azasenge. Uwo ni umwuka umuburira ko aho hantu hashobora kuba hari ikibazo, umuntu ushobora kuhapfira, umuntu ushobora kuba agiye kuhasohoka kandi akahasohoka ari umurambo. Ariko inyoni zishobora kuza mu buryo busanzwe, ishobora kuza yakwireba mu kiyo ku kirahure cy'idirishya ikadondaho ikibonaho, ibyo birasanzwe. Ariko iza ku isaha idahinduka igakora ama signals, amasinya atagize abona adasa naho adasanzwe. Be careful. Naho izo zindi zo ndumva zidasobanutse. Murakoze. Victor ndashimye yanditse ngo muraho, ngiye nkunda kurota nguruka mu kirere. Izo ni imbaraga za Mwuka Wera. Naho Jean Claude Muhizi, ubundi ugahita urota ugenda mu kirere urugendo rurerure nta ndege urimo, nk'inyoni ukagera ahantu ukagenda bisanzwe aguruka. Yego. Okay, akenshi Imana ibishobora gusobanura ko ari imbaraga za Mwuka Wera, ariko umuntu ugenda gutyo yagera akagendesha amaguru asenge, ashobora ko ari imbaraga za Mwuka Wera, ariko byazageraho agacogora akananirwa akagendesha amaguru nk'abandi bose. Ariko kandi hari umuntu arota agenda hejuru mu kirere, ariko munsi hari ibintu bimwirukansa, cyangwa agera mu ishyamba akabona aratumbagiye, nyine hari ikibazo akabona aratumbagiye. Icyo gihe aba ari imbaraga zinesha, aba ari Imana ije kumurwanira kugira ngo agende hejuru y'ibyo bintu kuko atabitsinda. Ariko ugenda hasi nta kibazo, ni imbaraga za Mwuka Wera zishushanya ububyutse, ariko byazagera imbere agacogora akananirwa, biramusaba gusenga rero. Yego. Alice Mukashyaka yanditse ngo kurota ngenda nambaye ubusa bisobanuye iki? Hano umwuka wo gukorwa n'isoni pe, asenge cyane, sigiye kumukora rwose, ariko kuva yabirose kugenda yambaye ubusa ni umwuka wo gukorwa n'isoni. Ariko mu mwuka nanone aze kwisuzuma wasanga adahagaze neza. Mu mwuka mw'imbere aze kwisuzuma wasanga adahagaze neza. Nibyo. Naho witwa Jean Claude Muhizi yanditse ngo Pastor ni Claude, urose witwa mu muhanda ku manywa bivuga iki? Birasa n'iby'uwo mukobwa ni umwuka wo gukorwa n'isoni. Hari igihe kwituma, bishobora gushushanya ibintu bibiri. Hari abajya barota bari gukoropa nka toilette zo ku rusengero, cyangwa akabona yitumye nko ku rusengero, akaba yibaza ko ari ibintu bibi. Ibyo ni umwuka wo kwihana, cyangwa akabona arimo yoza abantu umwanda usa gutyo, uwo ni umwuka wo kwihana. Ariko no kwituma mu ibarabara mu muhanda rwagati ugakomeza ukigendera nta kintu kibaye, ugasiga utanawukuyeho, uwo ni umwuka wo gukorwa n'isoni. Asenge cyane ahubwo batamwota, ifumbire igatumuka kandi ari ibintu bimuvuyeho. Murakoze. Shumburo murakoze kudusobanurira izi nzozi. Zari izo gusa? Zari izo ngizo. Ikindi twibutsa abantu, hari group ya WhatsApp dushyiraho link munsi kuri comment ya mbere cyangwa se muri description no hasi kuri video uhita uyibona, ntabwo bigoye kuyibona. Yikanzeho itwinjira muri group, noneho niho duhurira twese. Tugasoma n'izo message mu buryo butworoheye, kuko urumva hari igihe message yandika ariko kandika ngo ikiganiro cyashize. Sibyo? Ikiganiro cyashize rero bitugora kuyibona ko, ariko yanditse kuri groupe tuhita tuyibona, noneho twazana tukayisobanura. Ikindi ndongera kubisubiramo, kuri groupe yo wanditse ngo ningusobanurire, mushobora kwandika muri 20 bikantwara umwanya, kandi izo nzozi uvuze hari undi uzazirotejo cyangwa wazirose wenda ntazandike. Ariko iyo mbivuze hano byibura uyu muntu nawe abasubijwe, n'uzaziroteza akaza barasubijwe, biroroshye. Ikindi ntabwo inzozi zose ziba zifite ikintu zisobanuye, narabivuze. Inzozi zivuye ku Mana cyangwa zifite ikintu ushaka kuvuga ku buzima bwawe, zigusigira ikintu, urazumva, wumva ko hari umuntu mwavuganye, wumva ko hari ikintu ushaka kuvuga nubwo utumva icyo ari cyo, ariko urabyumva, ntizikuvamo, zigutera ubwoba, zirakubaka. Donc wumva wavuganye n'inzozi, wumva mwavuganye, wumva zikwicayemo. Ntabwo rero inzozi zose ariko ziba zavuye ku Mana. Murakoze. Murakoze rero Mushumba, ngira ngo noneho twatangira mu kiganiro nyirizina, mukatubwira kuri za nzozi mwari mwavuzeho. Yego. Hari inzozi umuntu arota Imana ikukuburira ko hafi yawe hari indyarya ziri kukurimbura buhoro buhoro.
ukizirota ntukajye wirirwa ubaza, ujye umenya ngo hafi yawe hari indyarya, yego, ndavugamo nk'eshatu gusa cyangwa enye, hari indyarya zikuri hafi zirimo kukuzonga, zirimo kukuzenguruka, zikugambanira. Kubera ko uyu muntu ngiye kubwira Rodrigue yego, ni umuntu ufite abantu yizera cyane, ariko akaba ari mu bigerageza atazi iyo biva, kandi akabona biraterwa n'abantu. Erega ryo hari igihe tugira ibigeragezo ariko tukabona biraterwa n'abantu, ariko ntitumenye ngo uyu muntu nindi. Urugero, ushobora kuba muri kampani ukabona ukora neza, yego, cyangwa ukora ahantu runaka ukabona urakora neza, ariko ukabona shefu wawe ntimubyumva kimwe, buri munsi arahora kurega cyangwa arakugenzura kuruta abandi. Yego, ukabona hari ikintu arimo ashaka, rimwe na rimwe akaba yanacikwa, akaba yakubwira nk'akantu wenda yumvise, ukumva wenda barakubeshyera cyangwa ibirego ukumva arabikuzanaho, mu by'ukuri ntako utagize, wakwisuzuma ugasanga nta kibazo ufite, ukareba ahantu biva ukahabura. Yego, iki gihe Imana, kubera ko rimwe na rimwe hari ukuntu Imana itaduhishurira umuntu exactly ngo imukozeho agatoki, ariko kugira ngo ukunde usenge, Imana ishobora kumutsinda utamumenye, gusa ukamenya ko hari mu mwuka, ariko Imana ikamutsinda utamumenye, kugira ngo ejo bitazaguhungabanya cyangwa bikababera abanzi. Wenda yari umuntu wawe, hari n'igihe Imana imucogoreza iyo akabireka akihana, urumva, utamumenye, kugira ngo wenda umubano wawe utarangirira aho ngaho, kuko burya nta muntu udahinduka. Ariko kugira ngo umenye uko witwara, ugire ubwenge, ugire amagambo make, muri make ube umunyabwenge. Rero Imana ikaguhishurira gutyo gusa. Hari n'abo Imana yemera ko bamenya, ariko abo ngiye kubwira ni abantu uyu munsi barota inzozi ariko ntibamenye uwo barose ngo nindi, cyangwa ngo basobanukirwe, ariko bagahora mu bibazo bidashira. Inzozi za mbere ni umuntu urota inzoka iri mu nzu iwe, ikamucenga ikamucika mu nzu. Ashobora kuyirota iri mu nzu, ashobora kuyirota iri mu myenda, ashobora kuyirota iri mu ivarizi, cyangwa yapfundura varize y'imyenda akabona inzoka irimo, cyangwa muri garderobe, ariko mu nzu iwe, mu cyumba n'ahandi, iyo nzoka akayibona, kandi ajya kuyica akayibura. Uyu muntu afite umuntu umurwanya w'umuriganya, w'inyaryenge, w'incakura, ariko babana. Sometimes bashobora kuba bafitanye n'isano cyangwa baranashakanye, ariko ari umuntu umurwanya. Wari uzi ko hari abantu babana barashakanye, wari umugore n'umugabo, umwe akagirira ishyari undi, akamurwanya mpaka. Bibaho, umuntu akaba yaterefona ku kazi ngo uwo muntu ngo amafaranga mubitse arayarya, niwe ukica. Ni ukuri kandi babana, ari umugore n'umugabo, atari impamvu z'uko wenda mwanga, hari yaratewe simbizi. Nurota inzoka ukabona iri mu nzu iwawe, wajya kuyigira ukabona, cyangwa ukayica ikuruhije, menya ngo hafi yawe hari umuntu ukurwanya. Nyiri ku nzoka ashobora kurota inzoka nanone yihinduranya, wajya kuyica ukabona ibaye umwana wawe, wajya kuyica ukabona ibaye ihene, wajya kuyica ukabona ibaye umuntu, ugahita ugira isura ukabona se ndamwica se. Ni umuntu wawe wa hafi. Icyo bigusaba ni iki rero? Saba Imana ubwenge bwo kumenya ukuntu witwara, umenye uko uvuga, umenye uko utwara ibintu byawe. Utanza bivuga abantu bamenye ukuntu bitwara, bagira ibyo bavuga n'ibyo baceceka. Utaha ibyo bintu uzabimbazeho kabisa, iyo ntuze ndayiguhaye uzabinyibutse. Uzamenye ko aho mu nzu yawe, hafi yawe, simvuze inzoka mu nzu, hafi yawe aho mu nzu mubana harimo umwanzi ukurwanya, ariko utari wamenya ngo ninde. Aha biragusaba kwitonda rero, ntuhubuke, ugasenga, Imana ikaguha ubwenge bwo kumenya ukuntu byitwaramo, kuko nuhubuka ntabwo uramenya ngo urahubukana ndi. Biragusaba gutuza, ugaceceka, ukegera Imana kugeza igihe ibintu bizasobanukira, hanyuma ukegera Imana ugasenga, kuko nuhubuka ushobora gusenya ibintu byinshi. Izo ni inzozi za mbere. Ngiye ku nzozi za kabiri, aho twari turi mu nzu. Ushobora kurota umuntu akwirukana, waza ubivuga. Ushobora kurota umuntu akwirukankana ari inshuti yawe, aho Imana iba yaguhishuriye ikakubwira ngo uyu n'uyu mwirinde, wabonye isura, hari igihe utamumenye, ariko hari igihe utamenya ntashaka kuvuga, akaza yambaye nka maske,
cyangwa akaguhisha ibitugu, akakubita nk'inkoni nziza nziza, cyangwa ukabona agutera amabuye, wajya kumwegera ngo umumenye akaguhisha amaso kandi akakurusha kwiruka. yego Uyu muntu ni umuhanga. Sometimes hari igihe akugira inama, hari igihe ari umuntu w'umujyanama akugira inama, ariko akakugira inama nyuma akazisenya. Yego, birahari muri Samweli, ngira ngo mu gice nk'icya 20 na 22 hariyo abagabo babiri, hari umugabo witwa Ahitofeli n'uwundi witwa Hushayi. Bibiliya iravuga ngo Hushayi yasanze Dawidi igihe yari ahunze, yarirukanywe n'umuhungu we witwa Abusalomu, aramubwira ngo ndaje tujyane. Dawidi aramureba aramwitegereza, aravuga ngo Hushayi, nitujyana uzandushye, kuko ngiye aho mbonye hose, ariko we ntabwo washobora kuba muri ubwo buzima. Avuga ngo nzaburara, nzabwirirwa, nzanyagirwa, ariko wowe ntiwabishobora. Ahubwo reka ngutume ugende ungire ku muhungu wanjye Abusalomu. Noneho afite umujyanama ukomeye, ngo iyo amugiriye inama Ahitofeli, ngo Ahitofeli iyo amugiriye inama ngo ayifata nk'iy'Imana, ngo kandi ni umunyabwenge. Igitumye nkoherezeyo rero ni ukugira ngo ugende umwigireho inshuti, uvuge ko uje kumupfukamira, kandi wari inshuti yanjye nanjye umvuyeho, ariko icyo nkohereje ni ukurogoya inama za Ahitofeli. Urumva? Ni abantu babiri kandi b'abahanga. Ahitofeli arimo arajya inama za nyazo, Hushayi nawe arajya inama za nyazo ariko zisenye. Arazitanga ariko akagerageza uburyo azicogoza kandi mu bwenge. Rero uyu muntu niba umurota akagutera amabuye, akagukubita cyangwa mukarwana, ariko wajya guhinduka ngo umurebe mu maso akayaguhisha, uyu ni Hushayi. Ni umuntu wawe mu nzu, rimwe na rimwe akaguha n'inama nzima ukanamwizereramo, ariko akaguhisha ibitugu bye, akaguhisha mu maso he, akaguhisha inama ze. Icyo gihe Imana iri kukubwira ngo itonde, usenge, nzaguha ubwenge bwo kumumenya. Ahitofeli yabwiriye inama Abusalomu, aramubwira ngo rero Dawidi yahunganye n'abantu bake, nubwo yahunganye n'intwari zikomeye, ariko aramubwira ngo reka duteranye abagabo bose b'Abisiraheli, ngo tugende tumugwe gitumo. Tumugwe gitumo, ngo nuko niba baricamo bake, ngo ariko turamufata. Ngo na Ahitofeli, iyo nama si yose. Umva Hushayi ko yavuze rero, yaramubwiye ngo ariko mwitonde, nubwo Dawidi yahunze, mwibuke ko ari nk'intare ivumbutse igiye kurwanirira abana bayo. Nimwibaza ngo arasinziriye, none yatuvumbukana akica benshi muri twe, ndetse akica na databuja witwa Abusalomu, turabigenza gute? Baratekereza batako, ahita bibutsa urugamba Dawidi yarwanye. Abarabicogoje ati muretse gutera, tubanze twiga indi nama. Inama arazicogoza, arangije atuma kuri Dawidi, aramubwira ngo ubwo buvumo buvemo, kuko twagambiriye kugutera nk'irumbo ry'inzige. So inama arazimanura kandi atanga inama nzima. Urimo urabyumva? Atanze inama nzima, ariko izaba arazicogoje mu buryo bw'ubwenge. Uyu muntu murwana mugafightinga nijoro, mugakubitana, rimwe na rimwe ntumutsinde, ntubibone exactly ko wamutsinze. Yego. We gusa akaguhunga ku bushake. Ukabona si umutsinze, ukabona ntacyo umutwaye gikomeye, ariko icyahungishije n'amaso ye. Mu by'ukuri atari ko urugamba rurangiye. Yego. Uyu muntu ni Hushayi. Imana ashaka kukubwira ko hafi yawe hari umwanzi ukomeye, ugusekera, uguha n'inama zubaka, ariko akazisenyesha ubwenge. Akazisenyesha ubwenge. Aha rero niyo mpamvu Yakobo igeze kwandika ijambo rikomeye, aravuga ngo nukubuza ubwenge Imana, abusaba Imana, kuko Imana ibutanga itishamba. Ubundi Imana ikunda ko dukunda kuba imbere y'Imana, tukayisaba ubwenge. Ubu abantu benshi barimbuwe n'abantu babo kandi batabazi. None natwe tukasama tukavuga byose, ukahita umwizera. Ntago ndi umusirikare, ariko hari principe abasirikare bagira. Aravuga ngo ntugapfe kwizera umuntu wari we wese. Nabiri aravuga ngo ntitukizera umwana w'umuntu. Yego. Bibaye ari ibyo, uretse ko Yesu yari afite amaso y'umwuka, yarazi Yuda, uri ubanye na Yuda, wapfa kumumenya utari Yesu. Yuda yari umunyamugi, yari umuntu uzi kubika amafaranga, aze ekonomi cyane, akayamotiva, akayabyaza umusaruro, kandi akayakoresha neza. Murabyumva? Kandi Yuda nta mahane wamusangana. Yuda nta gikundi wamusangamo. Yuda nta zindi nshuti tuzi yagize.
mu bantu bagumukaga iruhande rwa Yesu Yuda ntarimo. Mu bantu bavugaga amagambo mabi yo kumuca intege Yuda ntabwo arimo. Yuda ntarimo, ariko umutima we ari umugambanyi kabombo. Nasomye ijambo muri mu butumwa bwiza muzarisome ngo ntago Satani yinjiye muri Yuda kirya gihe. Hoya we yari asanzwe ari umunyabyaha. Yuda ngo ntiyigeze akizwa burya. Buriya Yuda ntago yigeze akizwa. We gusa ko ari ukuza kugira ngo abane na Yesu nyine amwegere yirire. Yari umuhanga ku mafaranga, yari umucunga mutungo uteye ubwoba, yari umuekonomiste ku rwego utamenya utashobora. Ariko ibaza umuntu wekonomizaga kugeza ubwo ashobora kujera bariya abantu 12 bose nta wize urimo uretse Matayo. Matayo ariko nawe yari yarize ibijyanye na ekonomi kuko yari umukuru w'abasoresha, ariko agezemo abirambika hasi aranabihunga. Bisigarana uyu Yuda n'undi witwa Filipo ariko nawe yigiraga nyina ndabizi ariko atabizi. Akaba gushaka kuba nyambere ukuntu nyine yabitunganya ariko atabizi. Noneho ariko ari umuhanga utamubonaho ikosa namba, ariko ari umugambanyi rutura. Umuntu washoboraga kujera ibi bintu by'aba bagabo akabijera neza, akajera Petero, akajera Yohana na Mariko. Abantu baravukanaga kandi babitaga ngo nabana b'inkuba. Aba bahungu barabanye intambara mbere ko bakurikira Yesu. Barabanye intambara international, bajyaga amahane. Ibaza abantu bateye amahane bakajya kubwira nyina, bakabwira ngo nako tuzongera gukurikira Yesu. Atese kubera iki? Ati bagabanye imyanya tuburiramo. Petero yavuze ko ari uzatuyobora. Yuda yavuze ko azakora muri Beneri ni banki nkuru y'u Rwanda. Tubura icyo tuvuga. Abandi yagiye bagabanganya. Twe kuko turi bato twabuze icyo ntituzasubirayo, twabuze icyo dukora. Nyina tubyagenze gute? Nyine byarangiye batuburijemo. Mu bwami bwa Yesu nta kintu tuzakora. Nta kintu tuzakora rwose, byaburijwemo. Nyina ati niba nta kiri buvuge ntituzasubirayo, haguruka ujye kutuvugira. Nyina nazinduka mu gitondo da. Arabaza ati amateraniro araberahe? Baramubwira. Yesu azindukirayo. Yesu ndako nyina abaza Yesu, abwira Yesu ati waramutse. Undi ati icyari kinzanye rero mbere ko ukomeza amateraniro kankugezeho icyifuzo cyanjye, amateraniro yakomeza nyuma. Aramubwira ati dore rero nakohereje abana banjye ntibampingira, nta kintu na kimwe bampa. Ubu ngubu bafashe amaboko yawe yabo yose barayaguha, ibyo bagombye kunkorera barabigukorera. Umva rero uko ibintu bimeze. Yohana iburyo mu bwami bwawe, Yakobo ibumoso, ibindi usigare wirwariza ugabandi bahindi imyanya, ariko nsabye iburyo undi ibumoso, wirirwe kandi komeza amateraniro yawe. Yesu aravuga ati se bazemera kunywera ku gikombe kandi musangira buri munsi? Ati ibindi njyewe mbasabiye imyanya ndi nyina. Urumva bari boroshye. Ariko umwanzi gica yari Yuda. Aba ntacyo bari batwaye. Bura naba n'umuntu urakara akabikubwira, naba n'umuntu mugirana ibibazo akabikubwira, naba n'umuntu mushobora gusimbukana akabikubwira, wenda mushobora kwiyunga cyangwa bikarangirira wenda kuko bikunaniye kujera iyo kamere yiwe. Ariko wa muntu ibintu byose abona ko ari byiza, ibintu byose abona ko ari byiza, kandi turabagira bahora baseka, adashaka kubwira ngo ikintu kibi akabona ko ari byiza, cyangwa akikiriza icyo umubwiye gusa. Yewe abantu ndabatinya. Uzi umuntu iteka ryose ushaka kugitekerezo, ikintu umubwiye akavuga ngo nanjye nagitekereje, cyangwa igitekerezo wagitanga uti nanjye niko nabitekerezaga. Iteka ukabona nta kintu wamwumva kandi yitwa inshuti, nta kintu cyamuvaho, nta kintu cyakubaka cyamuvaho cy'igitekerezo. Ngenda mutinya, impita ngabanya ngewe iyo mbonye ko ari kuteye, impita ngabanya ibitekerezo byanjye nanjye. Uzi kugira ngo tuba tubana no wenda turiho turajya nk'inama, ugategereza ko ari ngi igitekerezo kivaho, nta kivuga ugatumbwira uti ariko nanjye niko natekereje. Kutabivuze nari ntegereje ko bivuga, nanjye ariko nuko mbyumva. Ibintu byose agahora abona ko ari byiza kandi agahora abona ko uri umutagatifu. Ibyo hari abantu babyita kubaha, ako ni uburyarya. Umuntu uhora yifata mu bintu. Abadayimoni bakaze bakomeye ni abadayimoni bakorera mu kirere. Buriya abadayimoni bari mu byiciro byinshi. Bibiliya ivuga
ngo hari abadayimoni b'abagome bagome babagome cyane bateye ubwoba. Hari abazirikiye ku ruzi rwa Ufurate. Yego. Bara ni abagome cyane, nabita ngo ni special force ya Satani yari igiye imbere kwica hari Imana, ngo bazirikiye ku nyanja ya Ufurate. Ni abagome na bugingo n'ubu ntago baraziturwa. Ni abagome cyane, nta mikino bagira. Ariko ngo bazaziturwa. Bazaziturwa of course. Hakagira abandi bazimu bakorera mu kirere banditse muri Efeso 6. Bariya ni abadayimoni babi. Kuki abadayimoni bari mu kirere? Uzi ko ari abadayimoni bari barifashe igihe Satani yakoraga kudeta mu ijuru, bakifata bakanga kujya ku ruhande rw'Imana, bakakujya ku ruhande rwa Satani. Abo wabashyira he wowe? Imana nawe yarabatsinda bati nta ruhande mwagaragayemo, ni mumanuke. Baje rero bahagama mu kirere. Aba ni abagome cyane, kuko urumva Satani yahise abafata, kuko urumva bavuye mu ijuru, Satani yatabagira bakore abakozi. Ariko ni abagome kandi nibo mujya mwumva ngo abantu baravangirwa, dayimoni zitwa barangi, mujya mubumva. Yego. Ukumva ngo umuntu yavangiwe, ukumva ngo umuntu ngo yahanuye ibitari byo, cyangwa abantu bagaterana intambara mu rusengero kandi baririmbana, bakambara ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zo kwera. Ni abadayimoni bakorera hejuru aha. Nibo bakomeye. Rero uriya muntu iteka ryose wifata mu bintu bitanturukaho, iteka ryose agahora adashobora kukubwira ukuri, agahora agenda ku bitekerezo byawe, avasha uriya yambara ishusho yawe mu kanya. So rero hari igihe Imana yemera kubirota kugira ngo umenye ko hafi yawe hari abanzi. Kangere ku nzozi za nyuma, manza natinze. Sinatinze Christian. Ntabwo watinze. Hari akantu uri kuvanamo se basi? Usanze uri umwanzi nawe. Uri umwanzi wanjye mwa? Ariko nta muntu wigeze uvumbura byibura yarakubereye umwanzi, ariko yarasekaga cyane akaguhinduka cyangwa uracyari muto wimyoza se. Wenda ku basore wari wateta nk'umukobwa akajya gusekera, ukamuha nk'agifuta akayakira, nawe akayiguha atagukunda, wamusubiza I love you, agahita gusubiza I love you too, hagagusekera fendefe, ukabona kuzana invitation. Cyangwa yagwatereka erega burangira fiance, ngira umuntu nkunda, nukuri waramutayeho igihe kandi atarageza biguhakanira ku munota wa mbere. Abakobwa nimundebe nabi mutandebana. Rero Imana igihe yemera kurota ibyo bintu kugira ngo ikwereke ko hafi yawe hari umuntu kurwanya kandi w'umwanzi igica, umwanzi uteye ubwoba. Inzozi za nyuma, hari igihe umuntu ashobora kurota wenda aragiye nk'inka cyangwa aragiye intama cyangwa ari mu matungo yiwe, ibintu bisa gutyo. Yego. Ariko yajya kurebamo akabona harimo nk'imbwa, cyangwa yajya kurebamo agasanga harimo nk'inka ariko imureba nabi hagati mu matungo ye. Cyangwa ajya kureba mu ntama agasanga harimo intama ariko yayitegeza akabona si intama. Cyangwa akayibona agasanga irashaka kumurya kandi intama itarya abantu, cyangwa inka itarya abantu, cyangwa ikavamo igashaka kumwirukankana. Hari igihe igaragaza n'ibigeragezo, isobanura ibigeragezo, ariko akenshi iri mu bintu byawe gutyo, cyangwa mu murima wawe. Nubwo nkoresheje intama cyangwa inka, ariko ukabona uri mu murima wawe, wajya kubona ukabona haturumbutsemo urugero nk'urukwavu. Urukwavu rusobanura uburyarya, ukabona rurirutse. Cyangwa ukabona harimo nk'umuntu ukabona arirutse, mwana ushaka kumenya cyangwa ntumumenye. Menya ngo mu bantu bawe, mu nshuti zawe, icyo gihe Imana ibishyize mu bwinshi, mu nshuti zawe harimo umuntu ukuryarya, harimo umugome, harimo umuntu uguhigira kukurimbura. Kandi uwo hari abantu baduhigarega kugira ngo wenda kubwishyari, akavuga ati wenda avuye hari, ariko hari umuntu uguhiga kugira ngo upfe atazongera no kukubona mu maso. Muri izo ntama zawe, muri izo nka zawe, muri uwo murima wawe, mu nshuti zawe wizera, yego, ugira muri mariage, ugira muri birthday, ushyashyana ukora gato, harimo itakwifuriza ibyiza. Niba bagira ngo ndabeshya, ubu dufite abantu benshi bankurikiye hano uyu munsi bagize ibikomere by'inshuti zabo,
kandi bakabimenya rotari, bakamenya trotari, bakamenya barakererewe, sibyo? Uyu munsi dufite abantu barozwe uburozi bakaza kuzamenya ko ari inshuti zabo zabaroze. Nese umuntu ntajya mu kabari, umuntu nta handi hantu yagiye, ahantu yari yarahazi, kandi bamusuzumye basanga n'uburozi, yajya kureba agasanga yaririye iwe cyangwa yasangiye n'inshuti ye. Mwese byavuye kandi uyu muntu Imana iba yaramuburiye ariko akanga kurekura, akafata uyu muntu wanjye, uyu muntu aba bantu ntabwo yabikora akaguca n'amaguru n'amatwi akayakuraho, yabikora akaguhekesha inyonjo indi gatukura igashishuka, yabikora akakwambika ubusa ivumbi rigatumuka, yabikora gusa mwene muntu. So nurota izi nzozi rero maze kuvuga, menya ngo hafi yawe harimo abanzi. So nari kuvuga nyinshi ariko mvuze 3. Be careful. Eka mvuga izanyuma, nari nateganyije nyinshi, ariko nanone hari igihe ushobora kurota uri kugendana n'umuntu mu nzira, wajya kubona ukabona gusigishije amaguru, wenda gusigisha amaguru ukabona aragusize, cyangwa ukabona wenda agutwaje nk'umutwaro ariko ukabona aragusize ukabura aho anyuze, yego, kandi wari umuzi, ugakomeza urugendo rwawe wenyine. Hari ikintu agutwaye cyangwa mwari mufatanyije urugendo, biba bisobanuye ngo ni umuntu muri kumwe mu nzira, ariko ntabwo uzongera kumubona, ashobora no kuzakwasasa ibyo akabishyira ku karubanda. Biragusaba rero kuba maso, biragusaba kuba maso. Hari nawe njya nubavuga ngo mfite inshuti mbitse ibanga, ngo mu kinyarwanda baravuga ngo nisoma mbike. Ako Rodri, buri ibanga ryakunaniye ukari impare barikiri ibanga, oya, ntabwo mbujije kubagira inshuti, ariko ibanga ryakunaniye kuko bibaho, wenda dushobora kwizana 100%, ariko ntibihoraho. Ariko hari igihe umuntu ibanga rimuremerera rwose ukuvuga uti nzarivuga. Sawa, ushobora kuribika umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3, uko ibihe bisimburana iteka niko uhindura inshuti. Sawa, ko Rodri buriya Christian twari inshuti ko namubikiraga n'amabanga. Ngiwe nzi ko hari umukobwa yatenda kandi ntawe nabibwiye, gusa urumva nzamene ryawe. Ahubwo Christian yaje namubwiye none yirwa rivuga. Dushobora kuba turi inshuti muri uyu bwaka, ariko imyaka 3 iri imbere, inshuti mwari mufite mu masegonderi nimwazibitse amabanga zose, narimwe tugifite, nimwirirwa muyamena kandi mwana maraye. Ukumva nta yindi inshuti uzagira ku isi y'Imana. Inshuti ibyo bita ngo ni amour scolaire, yego, ukagira inshuti ukumva nta wundi, ukagira uhagaze, ukagira ubona umukobwa nta wundi muzabana, ukabona inshuti y'umuhungu mukajya munasezerana ukuntu muzajya muhura, ukuntu mugasezerana ibintu. Reka murangize segonderi, nujya muri university uzahurira n'abandi bantu bafite irindi yerekwa ritandukanye n'iryo wavanye muri segonderi. Usanga abandi bari macuwa, usanga abantu bafite vision ngari, usanga abantu bafite ibitekerezo, nari narazezengeye, ukereye izindi inshuti zo muri segonderi, aya mabanga wavanye muri segonderi yamenene muri university. Fini bati nuko twabagaho twebwe, utwo twara twihereraga twanacoma kandi nawe twabwe, urutse ukuntu twanagambira no gukubita profe, twanagambira no gukubita prefet de what. Amabanga ukamenera muri university. So rero ibanga ryakunaniye ukarimbitsa. Anyway, nshobora kuribika tukiri kumwe mu Rwanda, ariko umunsi nagiye muri Amerika ngahindura inshuti nzarimubwira. Sinkubwiye ibyo nabwiye Christian, yararivuze yirwa rivuga hano. Uribwira abantu batabumva kandi amaherezo erega isi irikaraga. Yirwa rivuga, isi irikaraga, kandi uko isi yikaraga ishobora kwikaraga na za nshuti muziranye. Byagera gasaga mwahuye n'abantu muziranye mwiganye, abantu benshi mwiganye ntukibibuka, ariko bwakubite bavuga izina Christian wera n'akandi kazina baguhimbaga ugasanga muraziranye. So rero ibanga ryakunaniye nshobora kuribika imyaka 5 nkiri mu Rwanda, hako nagera muri Canada nkahurira n'izindi nshuti. Iyo atmosphere, icyo kirere nahinduye rero, nkavidura ibyo nari mfite nkashyiramo ibyabo. Niko bigenda. So rero hari igihe ubirota gutyo, Imana ikubwira ngo be careful. Shaka kumbaza iki Christian?
oya ntabwo ariko nibyo abashumba iyo babwibanga bahita baribwirizaho gute se ushobora ntuvuge ngo ni iki ngiki ariko mukakibwirizaho iyo wumva hari icyo bifasha abantu ariko ngaho umva ariko se ku buryo ushobora kuza kumbwira ngo wenda urugero nishe umuntu oya reka nkavuga se nkavuga ngo iki se ngo hari umuntu wansanze oya ngo hari umuntu ngo simuvuga sometimes buriya umubyeyi iteka ryose araba afite igishyika abana twebwe tuba tumeze nk'ababyeyi mu bana uzarebe iwanyu mu rugo iyo umwana umwe akoze ikosa ntibahita bakora inama y'abana bose ikosa rimwe mwese mushobora no kurizira uzi icyo abashaka abagira ngo ejo mutazakora ndi kurushaho muri make ni nka garidefu abagira ngo ejo mutazakora andi makosa urugo rwe rugahinduka kabarori iteka ryose n'umubyeyi aba afite igishyika abana avuga ati nk'ubu abana umwana umwe ashobora gukora ikosa bose nkabakubita kandi nkaribereka kandi mbizi ko ari umwana umwe warikoze ariko ejo hatazagira undi ari umwana mfite arakubagana cyane ariko nzabaza ababyeyi ko kera ntakubaganaga ejo bundi yuriye televiziyo ubona izi simati ubona hano inyuma ubona uyegamye ku gikuta gutya n'inyuma harimo kantene sinzi ukuntu yagezeyo ajyamo imbere akantene arakavuna ntashye nsanga karimo karanagana ndavuga se ninde wakavuna kuko nabatoje kutabeshya nabwiye simbeshya mumbwize ukuri ninde kari akantu wakavunnye mbaza umwe aramakanira we mugezeho arambwira ngo ni njye nese washakaga iki ngo nashaka kureba ko wifi ikora ndavuga se wifi ihuriye he no wifi ngiyi hasi ihuriye he na antene bose ndabapfukamisha uzi impamvu uyavunya antene ariko mukuru we ashobora kubona ko antene none hariyo kibazo akazana turunevisi agahambura akareba mwe imbere ko yavuze ati wenda umuto yavunya antene ngewe reka ndibimwe imbere bose ndabahana ndababwira ni bibi bose mbahanira icyaha cya mugenzi wabo so nk'umubyeyi ntabwo ari uko abana bose bakoze amakosa ahubwo ndiho ndatira attention kugira ngo abana badakora amakosa noneho urugo rwose rugahinduka urunyamakosa so rero abashumba ashobora kubikora gutyo wenda ntavuga uwo ari we ariko kugira ngo abana bose ejo batinye atazayobora abana bigera mugoroba bakajya gutembera ku mugoroba bagashyiramo utundi twenda so murakoze rero izo nzozi nuzirota umenye neza ko hafi yawe hari abanzi bakomeye bakuzengurutse bashobora kukurwanya izo dosiye bakazitanga ayo magambo bakayatanga n'urota izo nzozi zose nakubwiye usenge ugire ubwenge umenye ko hafi yawe hari abantu abanzi bawe bakurwanya abanzi bawe ntabwo bari abari kure bari mu nzi wawe hanyuma biragusaba kugira ubwenge numara kurota izo nzozi ntuzigire n'ububaza ntuzashake no kubamenya keretse Imana nibagwishura kuko hari igihe utabamenya Imana igahitamo kubikubwira gutyo kugira ngo ugire ubwenge icya mbere uzasenga ucecetse cya kabiri uzagabanya relationship kuri bamwe bose mvuze ngo uzayikupe ariko uzagira ibyo uvuga uzagira ibyo uhagarika uzayungurura ibyawe bikurebaho bishobora kugiraho ingaruka biramutse bisohotse ubigabanye ugire ukundi kuntu bitwara ugire ukundi kuntu ubigabanya kugira ngo harabe Imana izatsinda wabamenye hari n'abo Imana izatsinda utabamenye kuko ejo mushobora kuzahurira ahandi ariko mukazahurira ahandi rimwe na rimwe hari igihe abanzi bacu bashobora guhinduka inshuti barihanye bakadufasha ivugabutumwa bavuga ngo hari ahantu nageze nyine nanjye ntashobotse narabaza sijya wumva kuvuga ngo ngewe nabaye ariko ntashobotse nanjye ndi umunyamahane bimeze gutya so rero nuko bigenda Imana ibamugisha hari igihe Imana ibatsinda ikabananiza utigeze ubamenya hari igihe Imana yemera ko ubamenya bakagusaba imbabazi
Yego. hari n'igihe imana ibavana aho hantu ikabajyana ahandi Mm. ugasigara mu mahoro. Mm. Rero ntuzisererange uvuge ngo nabimenye hano harimo abantu bandwanya, ushobora guhita wiyongerera abandi banzi. Nabimenye sha ntago munyorohera, imana yansuye. Urashaka ipiki urashaka ko bakunaga mu cyobo cy'amazi bakagurisha abanyegiputa. Iturize, usenge, uceceke. Njye nabo bavuga ngo toute la vérité n'est pas bonne à dire. Ukuri kose ntabwo ariko kuvugwa. Ibyo twamenye ukamenya, umuntu amenye ko undwanya, nje nabimenye ko undwanya, none nkanabikubwira ukamenya ko mbizi, wankuraho umutwe kugira ngo ntazabibwira abandi cyane. So rero niba imana yaguhishuriye, bameze nk'aba bandi nyine imana ijya ibwira ibintu bagasohoka babivuga. Sawa, imana ibaha umugisha. Ubushumba murakoze. Ntekereza ko abantu bafite amahirwe yo kuba babasha kumva bino bintu, kuko Hega ni mwebwe mba mpera, mwe murabyumva. nuko iminota yagiye, ariko njyewe cyane nigize kurota, ngiye kurota umuntu yapfushije se. Yego. Noneho ndota arimo arambwira ngo ninza nshyingure mu cyimbo cye. Igitambo gikomeye. Aha, urumva ibyo bintu? Ariko ibyo bintu sinabyibagiwe, hashize nk'umwaka ariko nari nyibyibuka, ariko nagiye kumenya icyo bivuze ejo bundi. Imana nagize nuko namucitse, ariko nagiye kumenya icyo bivuze ejo bundi nibwo namenye ngo burya bya bintu byavugaga iki ngiki. Rero abantu bafite amahirwe yo kuba inzozi babasha kuzisobanukirwa ubu ngubu. N'uzazirota ugahita avuga uti ni bya bindi Mushumba yavuze. Nikiza rero ko ari amahirwe akomeye cyane kuba umuntu abasha gusobanukirwa kugira ngo ibindi bimwitureho. Hari undi muntu usinyibutse umuntu kera, hashize imyaka myinshi, hashize nk'imyaka nk'umunani. Yaraje, twari turangije amateraniro, hazambwira ngo pastor nsobanurira inzozi, ngo narose ngo abantu nsanzwe nzi. Aranabambwira, arambwira ngo narose ngo bambaga, ngo nanjye ndi muri abo bantu bari kwibaga. Ngo bankuramo inyama za brochette, ngo noneho ngo barinjye bahera barambwira ngo ningende ngo nirye. Nyine akibona nawe ari mu bantu bibaze baniyokeje ngo ni yirye. Ndabase waraziriye, ngo waraziriye, ntese bariyeho ngo oya. Ndabagira nti baraje bagushyire ku karubanda, baraje bagutature, umva bakugabanga abantu duce, ngo ya uko nabonye ntago babikora. Nyuma y'imyaka nk'ine baramutatuye, babandi we yari yabamenye, baramwanika, ariko bamwanika nk'uwanika amasaka. Rero ega Imana iba yatubwiye, reka Imana iba yatubwiye, nuko sometimes tutamenya niba ari Imana yavuze, ariko muze hano tujye dusobanura basi nibijya bikugeraho umenye uko usenga. Yego. Imana iba yatuburiye, ntabwo ibintu byose bizaca mu bahanuzi, ntabwo ibintu byose ntabwo Bibiliya yabyanditse. Hari ibintu bizaca mu nzozi, ni umuyoboro Imana yagushyiriyeho, ahubwo ujye usenga ubyibuke, kandi ubwire Imana ngo Mana umpe kumenya ko ariwe twavuganye kugira ngo bigende neza. Murakoze. Kuko hari inzozi z'umuburo, hari inzozi ziducyaha, hari inzozi zitubwira ibyiza, hari inzozi zitubwira iby'ubusabane n'Imana. Niko n'ubuhanuzi bukora. Imana ibaha umugisha. Amen. Murakoze. Murakoze cyane.